Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Iyakabumbye Etienne. Nkaba ndi pastori mukuru w'itorero muri paruwasi ya Rundoye, ni mu karere ka Rutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba, umurenge ni wa Ruhango. Hamwe n'ivyo nkankora umurimo w'Imana muri ADPR. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 23 umurongo wa 19. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma, igice cya 23 umurongo wa 19, niho nyago dusome bityo twumva icyo Imana idushakaho. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 23 umurongo wa 19, handitswe ijambo ngo kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Ndasubiramo, kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Imana idufashe cyane. Uyu munsi wa none mfite intego ivuga ngo twirinde ibyaduhumanya, nuko kubera ko nibiduhumanya bizatuma Uwiteka atatwemerera kwinjira hera he. Dusomye ijambo ngo kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Mbega byumvikana ngo abakumirizi batariho, abahumanye bashobora kwinjira uko bashaka, ariko abakumirizi barabo kureba mbese ugiye kwinjira ateye ate, ese ahagaze ate, ni muzima cyangwa arahumanye. Mbere yuko twinjira mu busobanuro bw'iri jambo, ndagira ngo manze nsenga Imana kugira ngo ibashe kumba hafi, inyobore, bityo bitume n'iri jambo narisobanura uko bikwiriye. Dusenga Imana. Imana Data twese oraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba, ivuga bigakomera. Iri jambo ndarisomye, ariko nkeneye imbaraga zawe kugira ngo ndisobanure uko ushaka. Umwuka wera mbeho cyane kugira ngo bishoboka iri jambo ryubaka imitima banyumva, ndetse mu izina rya Yesu nanjye ubwanjye urivuga rinyubake. Bana nanjye kuva ntangiye kugira ngo nsoje mbone kugira neza kwawe. Ndagushimira ko wumvise, senze nize izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana turarisomye. Ijambo ry'Imana turarisomye, riratubwiye ngo kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Byumvikana ngo iri jambo ngo abakumirizi ni abari bashinzwe kumenya mbese abo bagiye kwinjira bahagaze bate, ese winjira ni muzima cyangwa arahumanye. Noneho rero ngo ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Ese uyu muntu uhumanye yabaga uhumanishijwe n'iki? Ndagira ngo dutekereze kuri iri jambo. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi, mu gitabo cya Nehemiya, mu gitabo cya Nehemiya igice ni cya 7 umurongo ni wa 63 kugeza 65, uhabona abantu Bibiri ivugaho, aho dusanga nditswe ijambo ngo kandi mu batambyi harimo bene Hakosi na bene Barizirayi. Washatse umugore mu bakobwa ba Barizirayi, mu bahungu washatse umugore mu bakobwa ba Barizirayi. Noneho ngo iri jambo ngo bashatse aho banditswe mu babazwe ntihaboneka. Muri cyatumye batekezwa ko bahumanye bakabakura mu butambyi. Iri jambo ngo Imana itugendere cyane, ngo kandi mu batambyi harimo bene Hakosi na bene Barizirayi. Washatse umugore mu bakobwa ba Barizirayi, none ngo umugariyadi akamwitirirwa. Nuko ngo abo bashatse aho banditse mu gitabo cy'abatambyi, se mu gitabo cy'ababazwe ntibaboneka. Batababonye batekezwa ko bahumanye, babakura mu butambyi. Ndagira ngo tuwe mbese bari bahumanijwe n'iki? Aho rero ngira ngo dutekereze ko dusomera ijambo kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira.
gusa hari ijambo nayo ntavuze nayo mbabwire ngo twahamagawe n'Imana imwe, ariko nubwo twahamagawe n'Imana imwe, imihamagaro yacu yo ntabwo ari imwe, kandi bitewe n'uko imihamagaro atari imwe no gukora kwacu ntabwo ari kumwe, kuratandukanye. Ubwo ntagiye ku mihamagaro y'abandi, ndashaka kuvuga ku ruhande rwanjye. Nje nagira ubuntu ndi muto, natangiye kumva ijwi ry'Imana muri 68, nari mfite imyaka 7. Imana ibana nanjye, nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse. Gusa Imana yarandinze, ishima ko nkura kuko yagira ngo nzayikorere. Icyakora muri icyo gihe cy'imyaka 7 natangiye kumva ijwi ry'Imana rimpamagara, uretse ko ntari nzi ko ari ijwi ry'Imana bitewe nuko nari nkiri umwana nkiri muto. Icyakora nashyiraga abana bato hanze, nabanaga nyogokuru byara mama, nuko abana bato nkababwira ko Yesu agira neza nkurikije ubwenge nari mfite. Gusa rero amena, nageze muri 75 ndabatizwa. Nyuma yo kubatizwa nibwo naje kumenya ko ari Imana yampamagaraga. Cyo nshaka kuvugaho ni iki ngiki, ni uko iyo nganiriza abantu umwanya munini cyane utabo kubahanga amaso, nubwo ncishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso, kandi si uko ntareba, ahubwo ni ya mihamagaro mbabwiye itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego rinjemo, ijambo ndarisoma. Nyuma yo kurisoma, muri ngiye hagasigara mu ndi murimo wo gusenga Imana, nyigisha inama, ntese Mana kugira ngo abantu barusheho kumva neza iri jambo, barisobanukirwe. Ndarisobanura nte? Ndongeraho ngo iki cyagende kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso, ni nabwo ushobora kumva mbuze udusoma ntarambuye Bibiliya. Ibyo ntibigutangaze, ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari Imana yabyishakiye, icyubahiro ni icyayo. Ndagira ngo dukomeze n'intego yacu igaragaza ko tugomba kwirinda ibyaduhumanya bikatubuza kwinjira hera h'Imana. Nuko mu gihe abantu bajyaga mu rusengero bagenda uko bashaka, biranashoboka ko hari abinjiraga uko bishakiye, ariko Uwiteka aza gushaka ubyo haboneka abakumirizi ngo bo kugenzura uko abantu binjira, barebe niba hari uhumanye, noneho bamubwira ati wowe sohoka cyangwa se guma hanze. Nuko ngo ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Iri jambo uraryumva ute? Mbese niki cyagombaga guhumanya uyu muntu? Ese umuntu ahumanywa n'iki? Kuko birasaba ko tutekereza ku gihumanya icyo ari cyo. Njya nkunda kuvuga ntihabaho kumva, hakabaho no gusobanukirwa. Aya magambo Abaswahili bita ngo ni kusikia na kufahamu, kumva no gusobanukirwa. To hear and to understand mu Cyongereza, kumva no gusobanukirwa, yani écouter et comprendre mu Gifaransa. Ibyo jambo kumva no gusobanukirwa, mbese ahari niki cyagombaga guhumanya uriya muntu cyangwa se guhumanya abantu kikabuza kwinjira ahera h'Imana? Ndajya dutekereza se abakumirizi bo ni bande? Abakumirizi bameze nk'umuzamu ubera amaso urugo, batagira umuntu winjira muri urwo rugo rwa shebuja atabyemererwa. Nese abakumirizi bameze nk'abazamu, ni abakumirizi bitwa bake. Tutagiye kure rero, burya abakumirizi navuga ngo ni babamenya cyangwa se n'abahanuzi bashobora kumenya ibihishwe, bakamenya ati uyu nguyu yakoze ibi, ariko babimenyeshejwe n'Umwuka Wera. Nibo bakumirizi navuga ko ari bakumirizi, kandi koko nta gushidikanya nibo bakumirizi bashobora kurinda umurimo w'Imana. Nkuko dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 29 umurongo wa 18, hatubwira ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, abasambanyi bakishushanya n'abarokore, abajura, abicanyi bakigira nk'abakozi b'Imana, kubera ko naho guhishurirwa kutari bishaka kuvuga ngo naho abakumirizi batari. Nuko iri jambo kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Niki gishobora guhumanya? Niki gishobora guhumanya umuntu kikamubuza kugera hera h'Imana? Turebe neza, ni igiki cyahumanya ubugingo bw'umuntu, noneho Imana
akaba yamuca mu maso hayo. Niki cyahumanya umuntu? Naho ngira ngo tumenye igihumanya ni igiki. Dusome ijambo ry'Imana. Iyo dusomye hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 15 umurongo wa 10, Yesu avuga ijambo, haranditswe ngo ahamagara abantu, ngo arababwira ati nimwumve musobanukirwe. Ndagira ngo twumve ariko tusobanukirwe, tumenye mbese ibihumanya ni ibiki. Abakumirizi bo tumaze kumenya ko ari abakoreshwa n'Imana, nibo Bibiliya yita ni babamenya abakumirizi. Na hariya twamaze gusoma mu gitabo cya Nehemiya igice cya 7 umurongo wa 63 kugeza 65 hatubwira ko muri icyo gihe ngo bene Hakosi na bene Barizirayi bakimara kubakura mu butambyi bakabaheza, ngo habayo gutegereza ko haboneka umutambyi ufite Urimu na Tumimu, kugira ngo umuntu aze abamenyeshe mbese kuki bari abantu batanditswe mu gitabo barazira byatewe n'iki, ko ngo batekejwe impamvu batanditswe ari uko bahumanye. None ahari uyu mutambyi ufite Urimu na Tumimu, bigaragara ngo ufite ibishobora kumwungurisha ubwenge cyangwa se byamumenyesha ibihishwe. Nuko bigaragara ngo ubwo bwenge buhawe n'Imana ushobora kumumenyesha ngo uyu nguyu ameze atya, uyateye atya. Mbese navuga ngo ni nka Petero waje kumenya ko Ananiya yariganije umwuka w'Imana, ngo yaramaze kugurisha isambu yahaye Imana, ibiguzi akabigabanya. Burya ntabwo ari bose baje kubimenya, uretse Petero navuga ngo yari afite Urimu na Tumimu, kubera ko Ananiya na Safira bamaze kuriganya Imana. Ngo Ananiya yaragiye ageze imbere ya Petero, Petero amaze atese ibiguzi ni ibingibi. Nuko Ananiya ati rwose n'ukuri nibyo. Ariko Petero mwuka w'Imana abaramuhishuriye, nibwo ngo Ananiya ati niki cyatumye wemera ko Satana gushuka kagutera kuriganya umwuka wera? Burya ntabwo abishuwe n'ubwenge busanzwe, ahubwo ni umwuka wera wamumeneye ibanga, amwereka uko Ananiya ari kuriganya. Nta niko yanabonye na Safira nawe azaca ariganya atyo. Bityo rero bene data, dukeneye abakozi nk'abo bafite Urimu na Tumimu, cyangwa se bafite ubumenyi bwatuma itorero rijya ku murongo. Nuko ngo ashyira abakumirizi ku irembo ry'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Abo bakumirizi turabakeneye, ariko tubanze tumenye mbese igihumanya ni igiki. None bishoboka buri wese yazitimvise ahari ndi muzima cyangwa ndahumanye. Dusomye hariya muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 10, ngo ahamagara abantu arabwira ati nimwumve musobanukirwe. Ubwo yashaka kugira ngo basobanure igihumanya icyo ari cyo, kuko batari bazi ngo ni iki gihumanya. Dore ko ngo bari bazi ko igihumanya ngo ari ukurisha intoki zitajabitse mu mazi. Nuko ngo bari bazi ko icyo gihumanya abantu. Nuko Yesu ngo arabitegereza, ngo arababwira ati nimwumve musobanukirwe. Nuko bigaragara ngo natwe dukwiye kumenya mbese igihumanya ni igiki. Usanga amadini asenyana, basanga araterana ibibazo. Bamwe bati yewe abantu basenga ku munsi n'uyu baba bahumanye, abantu basenga ku munsi n'uyu. Nuko bakumva ko ari cyo gihumanya, ariko mu by'ukuri umunsi ntabwo humanya, ko nta munsi waremwe na Satani, iminsi yose yaremwe n'Imana. Bigaragara ngo rero umunsi ntuhumanya. Nukuvuga ngo ukiranutse ku isabato undi agakiranuka ku cyumweru, mwese mwakwitwa abakiranutsi. Ariko ukoze ibyaha, umwe asambanye ku isabato undi agasambana ku cyumweru, bose baba bakoze ibyaha. Bigaragara nta witwa umukiranutsi ngo nuko yabikoze ku munsi kanaka. Gusa ndashaka kuvuga igihumanya nyine cyari cyo. Iyo usomye hariya muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 19 n'uwa 20, niho ubona ngo igihumanya ni igiki. Kuko Yesu yamaze kubabwira ati nimwumve musobanukirwe, nimwumve musobanukirwe. Uyu munsi wa none Yesu arashaka ko kumva ugasobanukirwa, kamenya mbese ni iki gihumanya icyo ari cyo. Nanjye kandi Yesu arashaka ko nsobanukirwa, nawe unyumva usobanukirwe. Nuko atangira gusobanura ku murongo wa 19, aravuga ati kuko mu mutima w'umuntu, aho ngaho kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi,
kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica, gusambana, guheheta, kwiba, kubeshyera abandi n'ibitutsi. Umurongo wa 20 aravuga ati ibyo nibyo bihumanya umuntu, ngibyo ibihumanya. Nashatse kuvuga ku kintu cyitwa igihumanya. Ati ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Mbese munteze amatwi ngo kuko mu mutima w'umuntu nanjye ndi umuntu nawe uri umuntu. Ati kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi birahumanya, ariyo migambi mibi. Ibitekerezo bibi Uwiteka dufashe cyane, nkuko tubisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo wa 26 hatubwira ngo imigambi mibi ni ikizira kuwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Imigambi mibi ni ikizira kuwiteka. Nuko hariya rero ati kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ati kwica, no kwica kurahumanya, kwica, gusambana, guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Tekereza muri binsomye, uhumanijwe n'icyo unteze amatwi, n'iki cyaguhumanisha? Mbese ni ibitutsi, ni ubusambanyi buhumanije umutima wawe? Mbese ahari ni ubujura, ni ukubeshyera abandi? N'iki gihumanije umutima wawe? Yesu uragaragaza ko abantu bakwiye gusobanukirwa ibihumanya abantu, kubera ko ngo bari bazi ko igihumanya umuntu ngo ari ukurisha intoke zitajabitse mu mazi. Niko kubabwira ati kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ati kwica, gusambana, guheheta, kwiba, kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ati ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi, kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Ndashaka kuvuga ku bitekerezo bibi, nkavuga ku busambanyi, nkavuga ku bwicanye, ku bujura. Hano ndashaka kuhavuga buri wese anteze amatwi, ariko no kubeshyira abandi ndakuvugaho, maze bityo buri wese yishyira ku munzani ari batese mpagaze nte. Ndashaka kuvuga ku bitekerezo bibi, ariyo migambi mibi, nkuko tubisoma mu gitabo cy'Imigani ngo twabivuze. Nabibabwiye ngo imigambi mibi ni ikizira kuwiteka. Iryo jambo imigambi mibi, mbega Biblia igiswahili ivuga ngo mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana. Mashauri mabaya, inama mbi, imigambi mibi ni ikizira kuwiteka. Ibitekerezo bibi, ijambo ibitekerezo bibi nuvuga ngo ni umuntu utekereza akagambira kugirira abandi nabi, akagambira kwiba, akagambira gusambana, akagambira kubeshyira abandi, akaba atari yabishyira mu bikorwa ariko kabiri mu migambi. Imigambi mibi ni ikizira kuwiteka. Nuko ndagira ngo nkusabe wowe unteze amatwi, imigambi usanga ari mibi shaka kujya wayirwanya, kubera ko ibitekerezo bibi ni ikizira kuwiteka. Yusomye ijambo ry'Imana mu Migani gice cya 19 umurongo wa 21 usanga handitswe iri jambo ngo mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi. Mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyihoraho. Mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi. Ndagira ngo Imana igufashe muri iyo migambi myinshi mu mutima wawe. Imigambi mibi bibuke ko ari kizira kuwiteka. Nusanga ari imigambi mibi kurimo, ushaka kujya wafata umwanzuro uti imigambi mfite ntago ishobora kunezeza Imana, reka nyamagane itaranzanira kaga. Imigambi mibi ni ikizira kuwiteka. Wumva ufite mugambi ki? Mbese umugambi ufite ni wo gukora ibyo Imana ishaka cyangwa no gukora ibyo Imana yanga? Ese ni umugambi wo kwishingira? Ese ni umugambi wo gushinja mwene si binyoma? Ni umugambi wo kwiba? Ni umugambi wo kwica? Ufite mugambi ki? Nuko nusanga ari imigambi mibi, munyuti burya iyi migambi ishobora kunzanira kaga. Biblia tubwira mu gitabo cy'Imigani gice cya 14 umurongo wa 22 haratubwira ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ngo ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Mbese abagambirira ibibi
ntibaba bayobye. Iryo jambo Biblia Igiswahili ngo je hawakosi wao wawazao mabaya bali fadhili na kweli zina wao wawazao mema. Iryo jambo ngo mbese abagambira ibintu abayobye ngo ariko imbabazi n'ukuri bifitwe n'abatekereza ibyiza, bifitwe n'abagambira ibyiza batagira ibitekerezo bibi. Imana igwe kunyumva neza. Biblia y'Icyongereza ikabivuga neza ngo do they not go astray who devise evil but mercy and the truth belong to those who devise good. Nuko iri jambo ngo do they not go astray who devise evil but mercy and the truth belong to those who devise good. Ngo mbese abatekereza ibibi ntibabayobye ngo ariko imbabazi n'ukuri n'ibyo abagambira ibyiza cyangwa se n'ibyo batekereza ibyiza. None si byiza tuzagira Imana ikatwishimira atari imigambi mibi. Nibihe byiza tuzagira. Ndibuka Imana nibe byiza tuzagambirira cyangwa tuzatekereza. Nagiye mwiyerekwa ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani 2004. Hari kuri 13 z'ukwezi kwa munani 2004. Cyo gihe hari kuwa gatanu. Njya mwiyerekwa mbona mpagaze imbere y'abantu benshi barenze nk'ibihumbi 10. Ubwo nabonaga mpagaze imbere y'abantu benshi. Ijwi ry'Imana irambwira tumva rero mbwirira abo bantu ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Umuntu ugambiriye kumpesha icyubahiro pega bigaragara ngo uwafite umugambi mwiza, ugambiriye guhesha Imana icyubahiro, atagambiriye gutukisha Imana, atagambiriye kwandagaza mugenzi we, atagambiriye gushinja mwene si ibinyoma ngo abe yajya mu munyura azira ubusa, atagambiriye gusambana, atagambiriye gusubira mu bisindisha, akabagambiriye guhesha Imana icyubahiro. Ngo Imana ifite umugambi wo kumurinda. Ufite umugambi ki wonteza amatwi mushiki wanjye? Umugambi ufite urabona ari uwakuzanira umugisha cyangwa n'uwakuzanira umuvumo? Mwene data unteza amatwi, mugabo nawe mubyeyi, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo riratubwiye ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye ngo ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Uzabugira amahirwe niba umugambi wawe ari uguhesha Imana icyubahiro, atari ugusebesha itorero, atari kwandagaza bene so, atari kwitesha agaciro bagenzi bawe ubita abarozi kandi ntaho wabonye bari kuroga, atari umugambi wo kujya kubeshyira mwene so mushinja ibinyoma kandi ntabyo wabonye akora. Imana igufashe kunyumva neza. Imigambi mibi twabwiwe ngo ni ikizira kuwiteka, nyamara ngo afite imigambi yo guhesha Imana icyubahiro. Ngo Imana haleluya ngo nayo ifite umugambi wo kubarinda. Ndagira ngo unyumve neza, niba umugambi wari guhesha Imana icyubahiro, Uwiteka azakwiyereka, azakurinda aho wabuze ukugira, azakwereka ko nta kimunanira, azakwereka ko byose kuri bishoboka, ariko ari uko ufite umugambi wo kumuhesha icyubahiro. Imana idufashe cyane ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye ngo ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Nuko ndagira ngo aho mpave nje kwijamba ariko manze mvuge gatoya ku muntu wagambiriye ikintu kikanezeza Imana. Imana ikamubwira iti wakoze neza, yari atarashyira mu bikorwa ariko Uwiteka mushimira umugambi yagize. Imana ishimwe cyane. Igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 6 umurongo wa 7 n'uwa 8 turahabona umugambi wa Dawidi, umugambi wanejeje Imana. Aho dusoma ngo ariko umukambwe wanjye Dawidi yari yaragambiriye ijambo umugambi, niryo nshaka kuvugaho cyangwa igitekerezo. Yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana y'Isirayeli inzu. Yari yaragambiriye. Haleluya. Bigaragara ngo uyu mugambi ari mwiza. Nubwo waba utarajya mu bikorwa unezeza Imana, nubwo waba utarashyira mu bikorwa ibyo wagambiriye, niba ari ugufasha imfubyi, niba ari ukwambika umupfakazi, niba ari ukwitanga ku nzu y'Imana, niba ari gukora imirimo myiza yose ukabigambirira, ukaba utarabona ubushobozi ariko ukabigambirira, Imana ishobora kunezezwa n'uwo mugambi. Uriya murongo wa 7 igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 6 umurongo wa 7
haratubwiye ngo ariko ni Salomo wabivuze nyine avuga ku mugambi se yari afite atariko ati nuko umukambwe wanjye Dawidi yari yaragambiriye nuko umukambwe wanjye Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana y'Isirayeli inzu. Umurongo wa 8 ngo ariko Uwiteka aramubwira ati wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu, ati wakoze neza kuko bigambiriye mu mutima wawe. Haleluya. Imana iramushima iramubwira iti wakoze neza kuko wabigambiriye. Kubigambirira gusa nubwo utarabishyira mu bikorwa ariko wabigambiriye. Uwiteka ashima umugambi we, nawe niko bimeze. Nabona ufite umugambi mwiza kavuga ati nubwo atarashyira mu bikorwa ariko biri mu migambi, azakubwira ati wakoze neza. Uribuka ko iyerekwa ryo kuri 13 z'ukwezi kwa 8 2004 ariko wa gatanu Imana yambwiye ngo mbwirira abo bantu ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Imana ishimwe rero. Mureke tugira imigambi yo gukora ibyanezeza Imana bikayihesha icyubahiro, atari gukora ibyayitukisha, atari gukora ibyatuma iseba. Kuko nubwo Dawidi yagambiriye kuriya hari icyo yakoze cyababaje Imana. Nukuvuga ngo mu gihe yasambanaga n'Abatisheba, Bibiliya tubwira ngo yatanze cyangwa se yahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka. Bigaragara ngo yarakoze icyo gusebesha izina ry'Imana. Nuko ndagira ngo rero nje nawe imigambi yacu ye kuyo gusebesha izina ry'Imana, imigambi guhesha Imana icyubahiro atari yo kuyitukisha. Gusa umugambi wanejeje Imana wa Dawidi nuko mu mutima hajemo umugambi wo kubaka izina ryayo inzu. Nuko mbese we nawe hari icyo ugambiriye ku nzu y'Imana, hacyo utekereza ku cyateza imbere umurimo w'Imana ugahesha Imana icyubahiro. Niba ugifite mu mutima, Imana yashimishwa n'uwo mugambi wawe. Yesu nadufashe cyane. Nashaka kuvuga ku kintu bita ibitekerezo, ariko noneho ndashaka kujya ku ijambo twasomye ngo yitwa akanwa. Ni nako nabwiwe ngo muri ayo madirishya ngo uzababwire ngo idirishya ribiri ku mwanya w'imbere ngo ni idirishya ryitwa kanwa, ngo idirishya rya kabiri ni amaso, idirishya rya gatatu ni amatwi. Ngo ayo madirishya rero kenshi ngo umwanzi yacamo, nuko yamara kuyacamo ugasanga itoro yarisiribanze ngo yashyizemo inzangano, byatumye bamwe bacika intege, abateranaga bakabivamo kubera icyo gihumanya cyitwa ururimi rwa rundi rwica tumaze kubwirwa. Kandi ufite amatwi mva yumve. Nuko ngo uzababwire ngo idirishya ryitwa kanwa ngo ni idirishya ribi shitani yinjiramo. Nuko ndabwiye ngo Satani ngo afite intwaro yo kwanganisha abantu, gutera imivurungano mu nzu y'Imana, ngo yitwaje intwaro yitwa kubeshyerana. Nuko kugeza abantu baterana bati tuvuze ko kana kakoze kuriya yake kaba kashobotse nta wakongera kumuha agaciro. Tuvuze ko nyirakana karoga yewe nta wazongera kumwumva. Tuvuze ko nyirakana akora cya umukobwa we ntiyabagisabwe ngo ubukwe butahe. Urabe maso mwene data, mushiki wanyu nteze amatwi. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo umuntu utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke. Kandi wasoma mu gitabo cy'Imigani gice cya 12 umurongo wa 22 ugasanga handitswe iri jambo. Imigani gice cya 12 umurongo wa 22 hakatubwira ngo ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka. Buryo kizira nicyo gihumanya. Ijambo kizira abomination mu Gifaransa nicyo gihumanya. Chukizo mu Giswahili nicyo gihumanya. Burya ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Bityo rebe ni data murabe maso munye ko bujya kwicana kutaboneka ari uko umuntu afashe imbunda, afashe umupanga cyangwa ubuhiri n'ibindi. Ngo n'umuntu tubaho Uwiteka yicisha mugenzi we akanwa ke. Imana igushoboze kunyumva neza. Nuko bishoboka urinde ururimi rwawe ujye uvuga iby'ukuri, be guhimba ibinyoma utafitiye ubusobanuro. Mwifurije kuzirikana ubu butumwa nuko dusomye ijambo ry'Imana
ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica, gusambana, guheheta, kwiba, kubeshyira abandi n'ibitutsi. Ngo no gusambana kurahumanya, ngo ibyo nibyo bihumanya umuntu. No gusambana kurahumanya. Nuko unyumve neza, iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Hoseya igice ni cya 6 umurongo ni wa 10. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 10 nusanga handitswe ijambo ngo mu nzu y'Isirayeli nabonyemo ikintu gishishana. Ndashaka kuvuga ku gihumanya cyitwa ubusambanyi, ngo mu nzu y'Isirayeli nabonyemo ikintu gishishana, ngo aho niho ubwamaraya bwa Efurayimu bwagaragariye, ngo ni Isirayeli yandurijwe. Mu yindi mvugo ni Isirayeli yahumaniye, nk'abati yari muzima ariko yahumanijwe n'ubusambanyi. Nuko iri jambo raryumva ute, ngo mu nzu y'Isirayeli nabonyemo ikintu gishishana, ikintu gishishana. Mu nzu y'Isirayeli, Biblia y'igiswahili ivuga ngo katika nyumba ya Israeli nimeona jambo bovu kabisa, huko uzinzi umeonekana katika Efraimu. Israeli ametiwa unajisi. Nugasanga ijambo ngo mu nzu y'Isirayeli nabonyemo ikintu kibi, nimeona jambo bovu kabisa. I have seen a horrible thing in the house of Israel. There is the harlot of Ephraim. Israel is defiled. Nuko iri jambo mu Cyongereza, I have seen a horrible thing in the house of Israel. There is the harlot of Ephraim, and Israel is defiled. Aho ngaho aho Uwiteka avuga ati nabonye ikintu kibi mu nzu y'Isirayeli. Mujye mu Kinyarwanda ngo nabonye mu nzu y'Isirayeli nabonye ikintu gishishana. Mu Giswahili nimeona jambo bovu kabisa katika nyumba ya Israeli. Nabonye ikintu kibi mu nzu ya Isirayeli. Nuko icyo kintu kibi n'uyu munsi hano Uwiteka arakibona mu bantu be, ngo ni ubwamaraya. Ni ubumaraya niko muri Bibiliya buno. Bibiliya kintu kivuga ngo ni ubumaraya. Bibiliya kera ni ubwamaraya. Ubusambanyi bwaragaragaye, ngo niho Isirayeli yandurijwe. Bene data munteze amatwi, ubusambanyi burahumanya, turasabwa kubwirinda. Ni nayo mpamvu dusoma mu Batesalonike mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice ni cya 4 umurongo ni wa 3 kugeza ku murongo wa 5, aho Uwiteka avuga cyangwa se Pawulo yandikiye Abatesalonike ababwira bimwe mu by'Imana ishaka. Ati icy'Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe kwirinda gusambana, ni ukwirinda ibyabahumanya, kwirinda guhumana dukurikije intego dufite. Ngo iki Uwiteka ashaka, icy'Imana ishaka ni iki? Ngo kuko icy'Imana ishaka ari iki? Ngo ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwagwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, n'icyo Imana ishaka. Ngubwo ubushake bw'Imana ko abantu bifuza kunezeza Imana. Nuko ngo icyo Imana ishaka ni iki? Si idini, ntabwo ari Yesu ashimwe, ntabwo ari ndakuramutsa amarira nyinshi, ntabwo ari nsenga ku munsi n'uyu. Icyo Uwiteka ashaka ni ukwezwa kwacu. Nuko iri jambo Biblia y'igiswahili ivuga ngo maana haya ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu na ajue kuweza mwili wake katika hali ya utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa sio mjua Mungu. Nuko iri jambo ngo icyo Imana ishaka, maana haya ndio mapenzi ya Mungu, kuko ubwo ari bwo bushake bw'Imana. Kutakaswa kwenu, kwezwa kwanyu, muepukane na uasherati, mwitandukanye n'ubusambanyi. Nuko iri jambo Biblia y'Igifaransa ivuga ngo ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son cœur, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer dans la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nuko iri jambo ubushake bw'Imana, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, et ce que vous vous abstenez de l'impudicité,
ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer dans la convoitise, dans une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et mes frères et sœurs, sachez que Dieu ne veut pas que nous soyons sous l'autorité de l'impudicité, mais il aime que nous nous abstenions de l'impudicité. Il aime que chacun de nous sache posséder son corps de la sainteté et l'honnêteté, et sans nous livrer dans la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. J'espère que vous m'entendez. Et nizere ko munteze amatwi, Imana irashaka ko nje nawe tutategekwa cyangwa tutategekwa n'ibyaha, tutaba mu bubata bw'ibyaha. Irashaka ko ahubwo twezwa. Il aime notre sanctification et il aime que nous nous abstenions de l'impudicité. Et comme je vous ai dit, ubwo nibwo bushake bw'Imana. Uwiteka arashaka ko nje nawe twitandukanya n'ubusambanyi. Irashaka ko umuntu wese muri twe amenya gutegeka umubiri we ukezwa. Imana idushoboze gutegeka imibiri yacu. Mbese ahari ushoboye gutegeka umubiri wawe wonteze amatwi. Ijambo gutegeka umubiri nasobanuye ngo urasabwa gutegeka inda yawe. Huya ngo igutegeke gusabwa kuyitegeka. Tegeka amaso yawe, rya dirishya twabwe ryitwa amaso uritegeke. Tegeka amatwi yawe, ujye wumva ibyo kumvwa, bitari ibyo kumvwa byamagane. Amaso yawe kuyarebesha ibyakwanduriza ubugingo, ahubwo ushaka uburyo amaso yawe wayarebesha ku byakugira umumaro. Uwiteka gufashe kunyumva neza. Ni nayo mpamvu muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 14 kugeza 16 Imana idushoboze kubahiriza aya magambo nkuko Imana yabimbwiye ngo hari amadirishya abadayimoni buririramo bajya mu mitima y'abantu. Idirishya ry'akanwa amaze kurivugaho, idirishya ry'amaso naryo ndashaka kurivugaho, idirishya ry'amatwi ndashaka kurivugaho, ngo bishoboka buri wese abere maso. Aya madirishya atuma Satani abona aho yinjirira, ubugingo bwacu akabwanduza. Nuko soma Yesaya igice cya 33 umurongo wa 14 kugeza 16 urasanga handitswe iri jambo ngo abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi, gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana no gutwika? Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Ndagira ngo uyu murongo wa 14 manze nongere ngusubiremo. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi, gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Umurongo wa 15 akavuga ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, rya dirishya ryitwa kanwa. Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagahinda imiva mu gahato, agashushuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi. Idirishya ryitwa amatwi, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso. Nuko umurongo wa 16 nako wa 15 cyakomeje ngo agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Idirishya ryitwa amaso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Umurongo wa 16 ngo nuzatura harengeye akikingiye igihome cyo ku rutare azahabwa ibyo kujya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Ufite amatwi umva yumve. Idirishya aya madirishya urayumvise neza. Nuko Yesaya atanga ikibazo ati muri twe nawe ntiyisiga, ntiyava ngo muri mwe, nawe yarazi ko nawe ari umuntu. Ati muri twe ninde uzabasha guturana? Ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Ati kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Nuko maze ageze ku murongo wa 15 igisubizo arakibona. Atugendana gukiranuka, ntiyavuga ati umuhanuzi, ntiyavuga ati werekwa cyane, ntiyavuga ati uvuga mu ndimi nyinshi, ntiyavuga ati waraye mu butayu, ntiyavuga ati wenda wasengeye aha n'aha mu mazi n'ahandi. Arabata ahubwo dore umuntu ufite amahirwe, ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye. Idirishya ryitwa kanwa yashoboye kuritegeka, ntabwo ashobora kubeshyira abandi.
avuga ibitunganye, ntashobora guhimba ibibi, avuga ibitunganye. Maze kandi ngo akagahinda miva mu gahato agashishuriza impongano bamuha, nuko ntawe ushobora kumushukisha amafaranga ngo amukoreshe ibyaha, avuga ibyo atahagaze kubera impongano. Yo haleluya! Nuko ngo agashishuriza impongano bamuha, maze ngo akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Nuko ageze ku murongo wa 16, uwo nguwo niwe uzatura harengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Ugira amahirwe n'uzakora atyo. Nuko mbifurije kubirinda aya madirishya, idirishya ryitwa kanwa, idirishya ryitwa amatwi. Bigaragara ngo ushobora kumva ibidafite umumaro bigatuma umutima wawe wandura. Ushobora kureba amaso yareba indaya, yareba ibitari ibyawe ukararikira. Ariko Yesu arashaka ko iryo dirishya ryitwa amaso najye ubasha gushaka uburyo waririnda. Mbega ukavuga uti iri dirishya nta nshaka ko ryinjirwamo n'ibonetse byose. Imana iguhe kunyumva neza, ahubwo urebe ibyaguhesha amahoro, urebe ibyatuma umutima wawe ugubwa neza, nawe byo kwanduza ubugingo bwawe. Saba Imana imbaraga zo kubyamagana. Nuko rero nkuko mbabwiye ngo iminwa ishyushye mu kubeshyerana, ngo Satani afite umugambi wo guteza imivurungano mu nzu y'Imana, ngo ariko yitwaje intwaro yitwa kubeshyerana. Bamwe ugasanga barica amakwe y'abandi, nuko bitewe n'unzangano ugasanga umuntu agenda ashyushya ururimi, agenda ashyushya inkuru. Yawe n'umukobwa wa kanaka yasabwe, ati bura tuvuze ko nyina uri umukobwa roga ubukwe bwapfa. Iryo dirishya rero abene ryo rizabakoraho, ariko abazagira umugisha n'abazabera amaso iminwa yabo. Ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akavuga ibitunganye, akagahinda miva mu gahato, agashishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ye ngo atareba ibibi, ngo nuzatura harengeye. Uwo nguwo haleluya, nuzatura harengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Imana idufashe cyane. Nuko rongo bw'ubushake bw'Imana, nuko Pawulo nawe ati icyo Imana ishaka ntabwo ari idini, ahubwo icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwacu no kwirinda gusambana, kubera ko gusambana kurahumanya. Icyo Imana ishaka ni ukwezwa ahubwo kwacu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwagwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Nuko ndumva aho tumaze kuhumva rero, noneho rero hari iri jambo tumaze kubwirwanya muri Matayo igice cya 15 umurongo w'icumi, umurongo wa 19 kugeza 20, byatubwiye ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi nabivuzeho, ati kwica no kwica nakuvuzeho, no gusambana nkuvuzeho, guheheta. Ijambo guheheta ntawe ritane no gusambanya, uretse ko guheheta bisobanuye ngo ni ukwishyiramo umuntu ukamurarikira, ugasanga ntabwo uri kuvuga uti nabuze ibitotsi kubera ko ntageze ku ntego, ntabonye nyirakanaka, ntabonye kanaka. Ubwo ni ubuhehesi. Ubwo ntabwo Imana ibushaka mu bantu bakeneye iherezo ryiza, ahubwo ubwo buhehesi tugomba kubwamagana mu izina rya Yesu. Noneho rero hazaho ngo kwiba. Ijambo kwiba birumvikana ni ukwifuza ibitari ibyawe, no kwiba kurahumanya. Ubujura burahumanya. Imana itugendereye cyane. Ubujura Bibiliya tubwira ngo mu mwijima bacukura amazu. Gitabo cya Yobu igice cya 24 umurongo wa 16, mu mwijima bacukura amazu, ku manywa bakikingirana, ntabwo bazi umucyo. Abajura nabo rero burya barahumanye, nabo nta bugingo bafite, bashatse bakwikosora. Kariyo mpamvu Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 27 na 28, aravuga ati kandi ntimubererekere Satani, uwibaga ntakongere kwiba. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo
akoresha amaboko ibyiza, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Uwibaga ntakongere kwiba. Nuko n'ikimana ishaka, kuko ubujura burahumanya. Tumaze kubibwirwa rero no kubeshyera abandi, twamaze kubibwirwa ko nabyo bishobora kwica, kushobora kubeshyera mwene so ukaba wamwicisha kubera kumubeshyera. Wibuke ko Sitefano yishwe n'akanwa, ko abantu baje kugurirwa baramuhimbira, bavuga ibyo atakoze babimushyiraho kugira ngo abashe kwicwa, bamwicisha amabuye, bamugirira nabi baramukurubana. Ariko habonetse abagabo b'ibinyoma bamushyiraho ibyo atakoze. Niko byabaye ni kuri Naboti. Abagabo b'ibigoryi baramushinjije bamushyiraho ibyo atakoze, aricwa. Burya yabanje nuvuga ngo yishwe n'ururimi, nibyo bya mbere, niko rwa mbere rwamwishe. Nyuma ibikorwa bindi bijyaho, ariko habanje ururimi. Murabe maso abanteze amatwi, mwirinde. Imana itugenderere cyane, ko twabwe ngo umuntu tubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke. Nuko ndizera ko munteze amatwi kuvuga kuri iri jambo ryitwa ururimi, nuko mwumvise ko Imana yaje kumbwira ngo mbese kuri iriya tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 9/7 ariko wa gatanu, ngo kuki uvuga ubutumwa butandukanye, ngo ariko iminwa ishyushye mu kubeshyerana ukibagirwa kuyivugaho. Iminwa ishyushye mu kubeshyerana. Bityo rero iyi minwa ishyushye mu kubeshyerana, mu kwandagazanya, mu guteshanya agaciro, iyi minwa ishyushye mu kubeshyerana ndayivugaho. Ariko iherezo ry'iyo minwa bene yo ntago bazagubwa neza niba hatabayeho kwihana. Mu gitabo cya Zaburi ya 52 ni usanga hari amagambo n'ameze avuga ku rurimi. Zaburi ya 52 uhere ku murongo wa 2 ukageza ku murongo w'9, icyakora ukageza ku murongo wa 7, icyakora n'umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Birumvikana muri Bibiliya za kino gihe niho usanga umwanditsi w'iyo Zaburi ya 52 uhere ku murongo wa 2 ari wo wa 4 niho yavuze ati ururimi rwawe ruhimba ibyo kurimbura, ururimi rwa ruhimba ibyo kurimbura, ruhwanye n'icyuma cyogosha gityaye, wa nkozi y'uburiganya we. Nuko ageze ku murongo wa 3 atukunda ibibi ukabirutisha ibyiza, no kubeshya ukabirutisha kuvuga ibitunganye. Ukunda ibibi ukabirutisha ibyiza, no kubeshya ukabirutisha kuvuga ibitunganye. Arakomeza ati wa rurimi ruriganya we, ukunda amagambo yose arimbura, ngo nawe Imana izagutsemba iteka. Urumva iryo jambo? Yewe mwene data unteze amatwi, nuko atururimi rwawe ruhimba ibyo kurimbura, ruhimba ibyo kurimbura. Niki twavuga ngo kanaka bamugire nabi? Niki twavuga ngo ararapfuye? Twamushyiraho iki? Imana idufashe cyane. Atururimi rwa ruhimba ibyo kurimbura, ruhanye n'icyuma cyogosha gityaye, wa nkozi y'uburiganya we. Atukunda amagambo yose arimbura. Imana idufashe cyane, ukunda amagambo yose arimbura. Nuko arakomeza ati ukunda no kubeshya ukabirutisha kuvuga ibitunganye. Nuko ari kageze kuri murongo wa 4, nuko aravuga ati ururimi rwawe bigaragara ngo wa rurimi ruriganya we, azakwitura birutaho ki? Nuko bigaragara nta kindi wabona, nta wundi mugisha wabona bitewe no kubeshya. Reka ntibishoboka. Imana itugendere cyane, ngo ukunda amagambo yose arimbura, ngo wa rurimi ruriganya ngo ukunda amagambo yose arimbura, ngo nawe Imana izagutsemba iteka, izakujahura, ikuvane mu ihema ryawe, ikurandure, igukure mu isi y'ababaho. Nuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko umurongo wa 6 ngo abakiranutsi bazabireba batinye, bamuseke bati uyu ni utagiraga Imana. Uwo ni umurongo wa 7. Ati uyu ni utagiraga Imana, igihome kimukingira, ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi akikomereza gukora ibyaha. Aho uranyumva neza? Ngo abakiranutsi bazabireba batinye, bamuseke bati uyu ni utagiraga Imana. Uyu Imana idufashe cyane. N'utarabeba menya ko Imana iro gihome kimukingira, akiringira ubutunzi bwe bwinshi, ngo akikomereza gukora ibyaha. Icyampa abantu bose bakamenyana ko akaga ku bantu babeshyera abandi. Iri jambo raryumvise neza, ngo ururimi rwa ruhimba ibyo kurimba, urabihimba.
nuko rukabicura rukabihimba. Ururimi rwa ruhimba ibyo kurimbura ruhwanye n'icyuma cyogosha gityaye wa nkozi y'uburiganya we. Nuko ageze kuri uwo murongo wa 3 ati kunda amagambo yose arimbura ati kandi no kubeshya ukabiritisha kuvuga ibitunganye. Nuko maze abageze kuri murongo wa 4 ati wa rurimi rwiganya ukunda amagambo yose arimbura ati nawe Imana izagutsemba iteka. Ukunda amagambo yose arimbura biswari gukunda amagambo yicisha abantu ariko nawe Imana izagutsemba iteka. Nuko umurongo wa 5 witeka Imana izakujahura ikurandure igukure mu isi y'abaho. Nuko umurongo wa 6 ngo abakiranutsi bazabire batinye bamuseke bati. Umurongo wa 7 ati n'utagiraga Imana uyu n'utagiraga Imana igihome kimukingira atahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi akikomereza gukora ibyaha. Nuko Imana nigufashe rero uramenye ururimi rwawe rwo kuvuga guhimba ibyo kurimbura, ururimi rwawe ahubwo rubibyo ugo kuvuga ibitunganye. Nkuko twamaze kubibwirwa ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye. Icyo ni ikinyuranyo cy'iryo jambo. Wa ururimi rwa ruhimba ibyo kurimbura nuko inadushoboza no kubita kure bikibashe gutura muri twebwe. Imana tugire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana ko umuntu wese wumvise ko hari ibyo yatakure Imana ikabasha kuba muri we. Dusome ijambo rikomeye ngo nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko. Bigaragara ngo wayitegeraga amaboko uhumanye ntiyite ku cyifuzo cyawe. Ariko Imana yakubwiye ati nuboneza umutima wawe mbere yo gutegera Imana amaboko uyibwira ikibazo ufite. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko ngo niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugitekure. Nk'uko kwawe ugitekure kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Nuko nibwo avuze ati nihuzura amaso yawe udafite ikizinga uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Reka dusenge. Mushiki wanjye uranyumvise, mwene data uranyumvise, bavyeyi bagabo mwese ndizera ko mwanyumvise. Buri wese narebe icyamuhumanije ashaka uburyo yakwiyeza. Gusa Imana iratubwe mu ijambo ryayo ngo abaremera kwihana ibyaha byo bakabitakure ngo iraza gutura muri bo kandi iteka ryose. Imana itugire neza. Bigaragara ngo batabitaye kure ishobora kuba muri bo windi kwezi kumwe eje kabavamo kuko bya bindi bari bashyize hafi babigaruye. Ariko niba bitakure ngo izaba muri bo iteka ryose. Ibyo bihanye niba bitakure izaba muri bo iteka ryose. Nawe ibyo wihana ntubererekere Satani ahubwo bitekure. Dusenga Imana. Mana data twesoraho ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze ku ijambo ryawe ukunze kumvuga tanga imbaraga. Nyamureka birumvikana ko hari abajya mu nzu bahumanye ariko tubwe n'ibihumanye byari byo ni byinshi birumvikana. Hari abahumanijwe n'ubusambanyi ubwicanyi, hari abahumanijwe no gutukana kubeshyera abandi ubujura n'izindi ngeso mbi zitandukanye. Turasenze ngo mu izina rya Yesu abiyumvaho umugayo Mana bashoze kwihana bashoze no gutakure mu izina rya Yesu. Dushoboze kubera amaso imibiri yacu ubugingo bwacu, dushoboze gutegeka iminwa yacu, amaso yacu aratushuka, dushoboze Mana kuyategeka amatwi ibyo yumva Mana bituma ubugingo bwacu bwangirika. Duha imbaraga zo kubyirinda mu gihe bivugwa natwe dupfuka amatwi yacu. Nuko mu gihe ibyo kwanduza ubugingo bwacu biri imbere yacu amaso yacu tuyahumirize. Ndagushimira ko wumvise. Shoboza buri wese kwihana no gutakure bityo nawe urushaho kumwishimira. Imigambi yacu yo kuguhesha icyubahiro atari yo kugutukisha, atari yo gusebesha izina ryawe, atari yo kwandagaza bene data, ahubwo imigambi yacu yo guhesha izina ryawe icyubahiro. Dushyiremo umugambi nk'uwo Dawidi yari afite wo kukubakira inzu. Ntabwo tugira imigambi yo gukora umurimo wawe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe nk'uko ushaka. Ndagushimira ko wumvise. Senze n'izina rya Yesu. Amen. Amen.